noneho ari ukuntu iminsi mikuru ishobora kugutungura nabyo nabitekereje urabona iminsi mikuru yerekeje kamenze utakamena iki kirugo uri kubibona urabona ko iki ngiki cya kintu kiba mu mataje ariko nizere yuko ukampayemo nka bonus waruje kugura bino bikoresho se amaye nagije no kwishyura bati ibindi imodoka iraza kubitora mu kanya mu gitondo ahubwo sha gira vuba vuba umuntu ubyutse usona kino gitondo ko ngo ni muzima naje seka doye kuba hatinze gufungura ni karibu mabuja mweze ite sawa bose arimo waza nta kibazo urumva nyine ngewe oye tori kaze ndumva cize ibintu biri gushirira ndaje uhagaze hano akose waje nkabanza nkakubwira ikintu kigenza ukabona kugira wamuhagaje hano ndagenda itangaruka kabisa ntabwo ndi bukira vuba noneho ndaje nahimvuye kongera utuzi mu muceri noneho rero ngaho mba mubazi ndakumva n'ukuri ko ndibaza ino nce ari zo mu bakire ni ahantu wamenyera bakabyaraho baba barimo baragurisha ibintu by'ibikoresho nk'abantu bagiye kujya nko mu mahanga bashaka gusiga babigurishije muri no karitsiye hari icyo bwoba tekereza neza umbwire rwose kuko ndabishaka byihutirwa ndetse cyane narisisi yimutse ku wa 5 yarabigurishije ndacyari gutekereza ubwo Damascene nawe baragiye ubwo Gasasira nawe rukana yabiteza cyane mumbarize niba hari niyo yaba ari he je najye nkugira ikibazo Munyandinda nawe utuvugana ashobora kuba Munyandinda Jesus is Lord yanze guca cyane ikibazo cy'amayezi kuri na mugufiya zamura akaboko binacemo ntago byakunda ko nanone nuze konsebereze wanjye mabya nako iyo hano mu kazi kanjye ntago ndabona bitari gukunda ubundi se ushaka ibiki n'ibiki urumva ngewe hari ukuntu nyine nk'abantu bagiye kujya hanze urumva kavuga ati twebwe ibikoresho biri mu nzu tube tubigurishije byose nta kintu nge ndobanura byose ubu noneho ubwo iyo wenda tuvuge nk'urugero nka saro yose wayigura ngahe byaterwa niyo saro ukuntu imeze ziba ziciriritse hari na saro ubona yihagaze hari ubona iki gipangu anga ntabwo ari mu ngegero angana iyi ngi ntabwo ari ya karitsiye yitwa ku Manyo ahubwo wimbwira ushaka intebe zimeze gute shabyihorere kabiri kangahe se ninjira mu gipangu ugasanga noneho inzu ni ukwirebera inyuma n'imbere nta kintu kiri ahubwo yembwira ari nk'intebe zakwira wazigura kangahe kwira zifite no dusego n'imeza yayo y'umweru kabisa kwire se buriya ntabwo narenza 500 okay mba icupa rya gaze rifite n'amashyiga rifite n'udushyiga twatwo tumeze neza amashyiga ngahe amashyiga ntabiri n'ubundi nk'ibisanzwe amashyiga okay naribi gaze nayo iracyarimo rwose irimo hagati muri mwayene okay ndagukubita 60 mbo mfite urabona hari udutara pana nk'iri ngiri hari udutara tutajya dupfa niyo ryakwikubita se naho ryajya uryo urama ngahe turi mu buhe bwoko ni ryatara niyo umuriro ugiye nuducuma cyangwa ni uducuma ariko no ducuma twe twa automatique batwita automatique mesure utwo ducuma noneho iyo umuriro ugiye ntabwo rwose uri kuvuga ngo urajya ngo kugira gute ngo nagute apana kwa kundi ujya gushyira itara ukaba ufite imbonyezi ukajya kubanza gukuba oya iryo tara noneho nakarusho iyo umuriro ugiye ryo rirasigara rikaka iryo ngiryo noneho nangahe mbwiye ngo nangahe wimbwira igiciro nta kibazo nyine ufite udutara tungahe mfite agatara kamwe Yesu okay nta kibazo agatara kamwe nawe kubita 50 mbo mfite n'umugozi no wa radio ukura amajwi kuri televiziyo direct muri ampuri urama ngahe ndagukubita 15 ariko se wa musore utaburi kumfata amajwi oya je nizere ko ibintu uri kumbwira bihari ikindi numva n'igitanda se igitanda nacyo nagisohora ariko byangura ahubwo ikindi rahita nkubonera akakanya bo
urabona ipasi nayo irahari ya yindi bifitemo amazi turi kuvuga ngo urasukaho urayitanga angahe iriya ndagwa 25 bo mfite urabona nkawe nk'umumabuja ugomba kuba ufite akantu k'agakayi wanditseho n'ibintu byose ugomba kujyana iyo bayita agenda nayo ndayifite rwose nziza y'umukara irimo n'akabike kanyu uratanga angahe iyo ngiyo ndaguha ntabwo ndi burenze 6,000 bo ibintu byose tuvuganye hano bihura na 1,5 million ko yaba ari make yase kandi na ariko nta kibazo ndagushyiraho na bonisi bisohorewe vuba niba birimo hano cyangwa araho ujya kunyereka noneho ndagushyiraho nta kibazo noneho ubwo kubera intebe kuzisohora byasaba gusohora imwe ntacyo izindi wenda zatugora cyangwa n'ibitanda bazaza kubifata nyuma ariko tugahita tunavugana nyuma yaho ubita imfubyi kanze ndaje birimo hano gira vuba mbonye imari ntagombye kujya kure none najyaga nirukanka imisozi mbega intebe we umuhungu noneho barabika mbogere rero ryacu nakubwiraga dore ngiyi ishyiga ryo nazaza kuritora nani wazaza kurifata wabonye ya agenda direct nakubwiraga dore rero nawe mugozi w'iradio siri musha mwana ikabuzane n'agata noneho nako gatara kampereza si umugozi ni muzimara no ari ukundi iminsi mikuru ishobora kugutungura nabyo nabitekereje urabona iminsi mikuru yerekeje iki kirugu uri kubibona urabona ko iki ngiki cya kintu kiba mu mataje ariko nizere yuko ukampayemo nka bonisi kuko nanjye nakubwiye ko ndi buguha kandi ariko nitukagora kugira ngo gihe tutirigera tujya reba ikirugu kire cyangwa se titaho iki ngiki wagikura he reka nguhe 10 ikirugu iki ngiki 10 reka nguhe 10 nanjye intebe singenzi ijyanye n'ingaruka reba utu twatsi nk'iyo uri kuri chat uvuga ngo wane witukuraho kamwe ugahita ugashyira mu kanwa ukabigenza gutya ese ko naje ndi no kukarya reka ngende naribi ubwo ngubwo urabigira ngahe ibyo ngibyo ibi ngibi ubwo twe twavuganye 60 6 ukorona bitarangije byo ndabifite ahubwo reka nze mwereke noneho reka ngubwire mabusha ubwo icyo kirugu ni kwa kundi barata yongereye 10,000 kuri 1,500 n'utundi duceri nabonye turengaho noneho reka ngusorere ni bimwe zisohore noneho ngire n'icyizere yuko intebe nzazibona ntabwo zose nazisiga urabona zino ntebe rero zinihagazeho oya guma hasi wabonye umuntu kabisa Yesu wayibonye ya mbere iyi ni intebe va ku busonga bugari Yesu intebe nawe amafaranga wambwiye ndabona atarazi kwigabisa urabona iyi ngiyi umusego wa doruvamo ntabwo ari ryandi rwose by'ibipapira n'ubusanga umuntu yanazihanagura bigakunda cyane rwose tubibona se mu busore dushyire hano terura neza nyaboneka iyi ngiyi niribuye iyo imenetse isaba nanjye rega naba nihombeje izi ntabwo ari za ntebe zazikozwe mu nturusu iyi niribuye gutoka Kongo Zaire muze ngona kubwiye ko ndi gushyiraho bonisi ku cyumva mvunisha terura ushyire hariya sibyo ratamabja ngo noneho rero izindi wareba ibindi nahita ngusohora rizana n'iyindi yayo cyangwa uzane yayindi irimo ebyiri yihese urumva hari iyi ngiyi umwanya umwe hari n'iyindi birimo imyanya ese ngwino ubanzure n'ameza nakubwira kanze ndebe uko byifashe ntanagura n'ibintu mu kirere y'ameza wamugane nakubwiraga y'umwe iyi meza ko ndeba imeze neza ntabwo ari za zindi n'ubundi ziba zifite ibintu urabona ko iyo meza ari sawa bo sawa mabusha gowe reba iyo meza ariko ucunge neza ku kantu utakamena hari ukuntu nabonye mushobora kubifungura nabo ugasanga ewana bise bitugikamo kabisa ndavuze shaka none n'ibiki wakoze sohora intebe gaze ikirugu nikoze shaka ibyo birakureba wiki urumva ni mugozi na usanze hano muri salo ndi gukoropa waciwe n'iki se bundi se burya waracitse ndimo ndawuburi nako ndimo ndawusohora hanze ndiye kuno naza kuza kuwukora
kuko ibi byose bisobanze kugira ngo nkorope nari ndi gukoropa baza gusoropa ko noneho sisukuye urumva nta busanzwe rwose nokuri kurya iyo ukoropa ugahera kuri gaze ugasohora ikirugu ukagishyira hanze ari ukuntu nka gaze ahantu ibiteretse usanga haragiyemo utunyenzi udupapuro utuntu tw'utuvumbi mu cafu yose ari mu nzu hanze yegosha buriya njya kuguha akazi byose nabitekerejeho harimo ntajya nkoresha abakobwa uri umukobwa intebe ntiyayiterura bagira isuku nibyo bakaba bakoropa ariko iyo bibaye ngombwa ko bagiye guterura ibintu by'ingufu nko gukoropa munsi y'igitanda kuhanagura hejuru kumanura amarido usanga biba bibagoye cyane iyo ndabibona birangira amabera abana ubundi gaze isigaje ikintu kimwe uzashiremo gaze bo irimo harimo inusu yayo ngo nimba ari 12 harimo 6 hanyuma shaka do impa nimero nkwishyurireho ibindi ndaza kuzana imodoka bipakire nta kibazo bose waruje kugura se Yesu nugira ikibazo ugura shakira handi ngewe narangije kwishyura ahubwo mpereza nimero waruje kugura bino bikoresho se amaye narangije no kwishyura bati ibindi imodoka iraza kubitora mu kanya mu gitondo Yesu ahubwo sha gira vuba vuba